ukwezi ukwakira ubundi mu Kinyarwanda cy'iwacu kwakira abacu ba kera baravuga ngo kwakira ariko kwakira imbuto zose. Ubwo rero twari turimo kubihuza kugira ngo turebe ukuntu turimo gushaka abantu bitwa abasimbi kwiga ibyo guhinga, ibyo kuvanga amafumbire, ibyo twaba turi akoze rwose. Rero wicare tuze kugenda kandi ubu bwo kwakira abantu bose baza sibyo. Buriya turagushimiye baziture kirekire wakire kandi akire n'abantu bazanye nafunguje. Turagushimire natwe tugusezeranya kuko twiteguye rwose umunsi w'Urwanda. Umubyeyi yaciye iteka aragira ati iyo nakiriye abashyitsi mbaha ibyicaro nabaha ikaze ikaza kubiteretse hafi yabo bahereza abacu kuranga rw'uruhemure mucunguze uburyo umwetero kumeze kogeza urwo ruhanika mutambukana muzimana dutsirika icyaka dore ko kucyicara icyaha kandi kiba mu muntu ukishe mwajyana. Babyeyi murimo kujya muganira tugafashwa mukomerejeho twakomeza gufashwa kurushaho mujye mbere. Uyu ni umuhereza twaramuhisemo ko muko gushinguye baza kumpereza umuhereza igitabo nk'iki ko bwari wuhishe kugira ngo ubwo wanyu mwikoreza abakobwa iwacu umuco urahari uko iwanyu tubigiraho tubishyira mu bikorwa. Nyemera mwese umukobwa wawe yuko yihuta nyemera wakire intwererano y'ibitego kubatamenya azi tuganira ariko kandi wino mwana wageze mu biganza by'abakuru uri baguhesha umugisha. Suhuza umusaza guhesha umugisha. abashaka ese rero bakuze amahoro sawa mugani ko wihuta cyane cyane umwana cyane umwana bafite isoni zo guhagararira abakuru n'aba kandi ako ngako kugende wishongora ku bandi bagore uti najyanye na dadi Samuel rero mugira umugisha yego wanyemerera basura mu cyicaro ariko kandi ko mukomeza munama burya nuko twaje mu gitaramo asibere yaduhaye ubutumwa aza kutwemerera kandi tuze kuko ko mugenda mu myanya yawe mwana genda wiyicarire noneho ndabaza umuryango nimba ari ngombwa ko tuguha umwanya ntacyo ubwo turaza kubireba. turagushimiye rwose. Umuryango wa Rwanda umuryango wa Silver wadutuye rero ngo umusaza Silver yabikora ntabwo yabikora itoki yaragiteguye hari igihe atabikora wowe ukabikora. intumwa kandi intumwa yizewe intumwa yizewe kandi ntabwo ko Samuel tuza kuganira batuje kubereza maze nyemere kuri igishwetse azugabo umure naho umugera mubwirira se kuva igishwetse wa icyo nicyo kigukuriye mu gihe aho bazugire gutaya urakoze cyane aho baza yibanze nyamara yatuye wowe yibanze kuri guhari inzoga y'abatwara fikire nayo nayabo baje bikoreye oya nibaza ntabwo tujya iwacu ngo uriya abagore abakobwa bagira iwabo harenze hamwe mugende musuko bagenda babahesha umugisha mwigire imbere gatoya imbere rwose muhagarare hafi aho ngaho uko mwari mumeze ku murongo ariko n'impamo y'Imana urarata ko zareze nturata inkongoro ko uko ni ukuri kandi bari amazina kwitwa amadederi ubwo mwegere dati usura uramwibuka yaje bakiri muto cyane amahoro yitwa amadederi uyu niwe uri kumutubwira ndabwibuka n'icyaradama cyambere rero aho yikomeje n'iyi n'impamo y'Imana mfite icyizere cy'uko n'undi batari butere amaherezo turagabana uyibwe ni nyiramashashi
hanyuma uramenyera amajigiri amajigiri yewe kubigenda bazavuga ako mana makucure uyu ngo ni muri umuntu yamenye ko ari buze mu gitaramo aravuga ati ntansiga ntacyo bitwaye yewe mbanzavuga ni amahoro umuhungu ko ari umucamo mwuka agira imana mbanzavuga komera komera ni amahoro komera cyane komera nawe ihangane igihe urimo kirabikwemerera adusabe mbanzavuga batera intambwe 3 yigira imbere umubyeyi yabinyemereye tere 3 wigira imbere amashyi n'impundu bivuga ko hakurya no hakuno dushime Imana ko ninguye mubyeyi dore wa mukwe dore cya gisubizo cy'amasengesho dore mu bavuga mu bitaramo kagira Imana umusore warusabande ubu kabakita tere cya mutabazi cyaratateye aratera n'imboneza amakuza yarutabangira uruba mutagisha bamushimira imyato n'abahungu barabimuhariye ngo twirishirize ikirenga cy'umusore aho rutahana impeta amashyi n'impundu kuri uwo musore mwakajyana mubyeyi dore yari imbere yawe niba mwemerera agatambuka akaza gushyika aho ngaho risimbize mureke atambuka hashyike reka musanganire yo kagira Imana amakuza yarutabangira uruba mutagisha bamushimira imyato n'abahungu barabimuhariye ngo twirishirize ikirenga cy'umusore aho rutahana impeta z'ubugenzi cyuba kwitesha imyambi abatari umutwe bagahunga ngo ni inkera y'abeza akaba intangarugero mu bandi bahunga amakuru wowe mbanzabugabo dore mbanzabugabo ari wowe ababyeyi buriya ziriya mpundu yose iguhaye abakwemera umuryango sibyo buriya kandi Imana igukugisha uriya mugabo nakugeze ku byicaro by'umukwe sibyo buriya nakugeze ku byicaro by'umukwe kandi iyo iwacu tubonye umukwe ukuri buriya tumuzamura mu ntera sibyo buriya tumuzamura mu ntera tukamuha ibyicaro by'umukwiriye buriya murumuna wanjye nabigufashe nimwongere kumuha amashyi indukira hanyuma hari abantu batabonye muramu wanjye neza barahirengeye reka mubabwire neza uyu muramu wanjye namubonye ndizihirwa ndavuga nubwo nza kumubona mu gitaramo ndaza kumuvuga imyato mubabwire muze kumwumva neza namwitegereje ndeba ukuntu bamwogoshe baramuconga nka pasiparumu zo mu bapadiri ndavuga ni kumugina murogosha babamera amashyi n'impundu abantu bo kumugina icya kabiri nitegereje muramu wanjye ndebye amaboko ye nsanga yakoye umuheto uyu mugabo yahahira urugo n'impamo y'Imana icya gatatu ari nacyo cya nyuma kuko ibyo namuvugaho ni byinshi yaje kwa sebukwe aza agenda neza yambaye inkweto zitwa incomekamano nk'izi nambaye ngo mutaza kugira ngo amano yagerekeranye nka tangawize dore umukwe n'impamo y'Imana dore bavuga mu bitaramo dore basingiza ku manywa na nijoro natwe amashyi n'impundu tutipacipaki maze amashyi yose ngo nayawe indukiro yo muri bano bahungu mwagendanye nzo kwereka uko tubikora ndagira ngo uze kunyereka utapanga imipango kugutera kudeta nko mu minsi 3 tambuka umuhobere nkwereka uko tubigenza pare wawe uko niwe mvuga tambuka umuhobere amashyi n'impundu kuri pare mwakagira Imana yongera gusubiza iyo muntu ubundi mwongere muhagararane kureba no kurarama ntaze kugira n'isoni ngo arebe hasi nyine niko iminsi iba yabagenje si byose inkoni nimuzifatisha ukuboko kw'ibumoso
uko uburyo ngiye kubara gatatu tumukubitira isari n'ubundi Imana yamubanze stress. 1 2 3 iryo sari oya ni muri shyireho barifotore amashini y'umuntu afande mbanza mugabo ngene mwegere murebe hano ndi guhapa sibi abakobwa mukundana uyu munsi murare muteye byose batatu hakurya abandi batatu hakuno mugende muri bandi 38 avuga ngo kugenjereje mbanza avuga ngo natwe ntudusige mana gaho ni mushikeye batatu hakurya abandi batatu hakuno hafi hariya kansabe protokoli bafashe yego ni mutambo kuri umukobwa araza kubereka
abagendanye nayo kuri uyu munsi. Biro umuntu mwegeranye tukarabanye. Gafotora amakiri muri ariko tuyakoma mu gatara. Hakurya no hakurya. Ogongo komusepa. Abadayimoni badapariko barazeze. Nana iza Bahagaze n'ubundi y'abarutora. sani yoroshije inyama. Abasangwa mwese mwiyumvemo ikaze Imana ibahumugisha. Murabona aho amasaha ageze rero numva tutatinda cyane. Reka welcome Apostle Emmanuel akomeze uyu muhango. Gasabe abageni bacu bahaguruke. Abageni bahaguruke. Abageni kana n'ibongere kwanga. Pare Shanghai. Tutakoze ikimenyetso. Abageni bacu murabona uburyo bambaye neza. Ibi nuko bambaye neza ariko giye kubabaza kumwemera ko tubasezeranya n'ubyemera turabasezeranya. None se nta yindi mpamvu yatuma tutabasezeranya no kubona bameze neza bavuga utari ko njyewe hari uko mbizi njyewe ndabona tudakwiye kubasezeranya. Niba uhari bazamura ikiganza cyawe hanyuma turasuzuma ibyo tubwiye. Nta muntu uhari? Ndabona ntawe uzahora mucecetse bitavuze ntuzongere kubivugira. Hanyuma niba mwemera ko tubasezeranya mugiye kuzamura ibiganza byanyu hanyuma tubasezeranya. Ntaba byanze wabyemeye mwicarire. Rero mu migani haravuga mu bice 19:14 urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Jambo umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Nta wundi wa umugore mwiza nka Liliane ahandi wamukuru ariko Uwiteka ni utanga umugore mwiza. Rero ugomba gukunda umugore wawe hanyuma nawe akakugandukira mugakora ibyiza hanyuma mugafashanya mu byo mukora byose ziko Imana izabumugisha. Muhaguruke muvuge. Nuwa Maria Liliane bakubere umugore mushyingiranywe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana nta mubabaro cyangwa umunezero
arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, ntuzigera wifuza abandi bagore, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera uravuga uti yego ndabyemera. Yego ndabyemera. Maze Mariya Liliane nawe niba abyemera, imbere y'Imana ishobora byose izi umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe wa Mariya Liliane wemeye kujyana Mbanzabugabo Jean Marie ngo kubera umugabo mushyingiranwe mu itorero, muzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, uzigera wifuza abandi bagabo, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera uravuga uti yego ndabyemera. Yego ndabyemera. Arabyemera. Hanyuma agiye kuzamura mwegereze mikorofone, arazamura ukuboko kw'iburyo, hanyuma avuga ati ngerekana gufasha yewe Mbanzabugabo Jean Marie nemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko uyu Uwizeyimana uwa Mariya Liliane ambera umugore, tuzabana mu byiza no mu bibi, mu byago no mu makuba, dukize cyangwa dukennye, arwaye cyangwa atarwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzamukunda kandi nta kindi kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Amen. Amen. Gasabe Liliane nawe hanyuma amwegeze mikorofone, hanyuma nawe azamura ukuboko kw'iburyo, hanyuma yewe wa Mariya Liliane nemeye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko uyu Mbanzabugabo Jean Marie ambera umugabo, tuzabana mu byiza no mu bibi, mu byago no mu makuba, dukize cyangwa dukennye, arwaye cyangwa atarwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzamukunda nta kindi kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane mubongere. Hirya gatoya mwe mugiye ngaho muhindukire murebane Jama, aba bantu bari hano bakeneye kureba uwo wakunze kwasa. Umwanya ni uwawe. Yewe mupare abandi bari kureba niba ndafite kura nta wundi nani ugomba kureba na abangaba nanjye kumva abandi bose bihura none amasaha
izi mpeta nandi kureba ko harimo itandukanirizo sanze nta ririmo iyo riba ririmo nabone gutuma bazamura ntabwo rero nzisengera ko ntabwo zikiza ahubwo bagiye kuzambarana barazambikana babwirana ntabwo bari busome bagiye kubwirana imitoma andi bavuganaga cyagiye bahuraga tudahari kunda niyemeje kugukunda nzagukunda mu bwiza no mu bibi kandi uri umukobwa mwiza kandi Imana izabifashemo amen amen agirisha bino hande gutuma yani mitomo afite Banza Bugabo Jean Marie abaye umugabo wa Mariya Liliane kandi ko uwa Mariya abaye umugore wa Banza Bugabo Jean Marie cy'Imana afatanyije n'akagire bitandukanya amen hanyuma Ikimana ifatanyije nawe ushobora kuzitandukanya muzakundana ubuzima bwanyu bwose maze mwibanire ikimana we oya nawe Ivuri banyagira imuzigera mutoha Nagambiriye kera kubagira umwe mu izina rya Yesu Kristo natwe nk'abahesha b'umugisha twatuye umugisha kuri aba bana natuye umugisha kuri Jean Marie na Liliane kuva umunsi babaye umubiri umwe kuva umunsi babaye umugore n'umugabo uhereye uyu munsi nyagora ku ngoma umugisha wawe nubazeho umugisha w'uburinzi umugisha wo kwaguka mu mirimo y'amaboko yabo umugisha mu nda zabo mu izina rya Yesu Kristo aka kamwanya dusabye umugisha wawe Mana nubazeho kandi ubagwireho mu izina rya Yesu Kristo uhereye uyu munsi nk'uko wasuraga urugo rwa Aburahamu reka utangire ubasure mu izina rya Yesu Kristo Jean Marie umuhe ibyishimo Liliane umuhe ibyishimo ubaremere amashimwe mashya mu izina rya Yesu Kristo ndabateruye mu buryo bw'amasengesho bashize mu biganza byawe Uwiteka Imana umugisha wawe hereye uyu munsi umugisha w'iburyo umugisha w'ibumoso umugisha w'imbere umugisha w'inyuma imigisha yose uko wayigeneye abakubaha bakwizera uyibasenderezeho mu izina rya Yesu nabo bavuge gukomera kwawe urakoze Mana icyubahiro n'ikibi cyawe turagushimiye ibyo wakoze byose n'ibyo ukoze byose kandi tukweretse fica yabo uzayiganzemo bona urubyaro rwabo bazakomeze kuvuga kugira neza kwawe byose ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen amen Imana ishobora byose imbere y'ababyeyi imbere y'itorero mbahaye icyemezo cyo gushyingiranwa kuva uyu munsi wowe Jean Marie ubaye umugabo wa Liliane nawe Liliane ubaye umugore wa Jean Marie mbihamije gutyo mu izina ry'Imana Data n'Umwami Yesu Kristo no mu mbaraga z'Umwuka Wera hanyuma rero nk'uko mwanejeje Imana nimugiyikoze isoni Liliane ugaharanira kwambika ikamba rya kibyeyi ababyeyi bawe
Jean Marie nawe ukavuga uti nzubahisha Imana namenye n'ababyeyi banjye bicaze mu gitaramo cy'abandi babyeyi jewe mbasabiye umugisha sabye itorero riri hano abakristo bateraniye hano muri iki kirori cyanyu nabo bakomera Imana amashyi menshi cyane kuko munesheje urugamba muranesheje mwarwanye intambara nyinshi cyane ariko Uwiteka yabaye Imana mu ruhande rwanyu rero icyo basabiye ni ukuzakikira mu gaheka kandi urugo rwanyu ruzabe uri utamba imitavu ruhoza amata ku ruhimbi mbasabiye umugisha urugo rwanyu uzarugeramo wese azahembuke urugo rwanyu ruzifuzwe urugo rwanyu ruzaba urugo rwa gikristo uzahagera acitse intege azambikwe izindi mbaraga mbasabiye umugisha Imana yageneye abayizera bose basabiye umugisha wo gukomeza kunezezwa n'Imana kuko namwe munejeje itorero n'ababyeyi Imana ibaha umugisha Imana ibanezeze kandi Imana ibishimire ni kwicara igiti yo muza ntabwo muricara igihe urambira ngo muricara abasabe rero Uwiteka barebe neza Uwiteka amurikishirize amaso he Uwiteka abamugisha Uwiteka abarure ibyo mukora byose kandi abagiriye neza muri byose amen. Hanyuma abageni tugiye kubaha gutanga amaturo y'abageni. Abageni rero bagiye kumanuka ahangaha baze muzana amafaranga nimwegere. Hanyuma bashaka abafite kuri telefone baratubwira nimero yabo na momo baturebe nimero ya Jean Marie hanyuma bayashyireho mwageze kuri rimwe se 182 ugire vuba bagiye kwivuga akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 hanyuma akanyenyeri 078 ngaho jambo vuga nimero yawe 25 631 84 8 tuyisubiremo 078 25 631 84 8 handitseho nde Jean Marie. Hanyuma rero mugiye kuyazana amafaranga muyatanga hanyuma